Nsubiye inyuma gato nuko ibyuko Sabe yavunitse nari imbizi guhera ku itariki ya kabiri nari imbizi yego yuko yavunitse ndetse ko yavunitse cyane ubwo icyo kinakureho urujijo kwa namwe ari kuvanga iriya video uriya si Sabe uriya ni ngo ni ya kera hari n'abavuze ngo ni ya kera oya iriya video niyo nukuri kandi koko ni Sabe sibyo ariko reka tubibuze niyo rokete no kwigira rambo n'ibiki byose iriya video birimo iki irimo umuntu bigaragara ko yavunitse bari gutabara ubusambanyi buri hanjye ejo narakibajije aka kantu mu kiganiro cyanjye ntese ko tutabafatiye muri loji nicyo cyose nabajije Dimbati ubundi bafoto bashaka he byagenze biti ubundi bafata reka nkubwire hano abantu tureke amarangamutima tujye mu bintu bigendeye ku mategeko umuntu ufite isezerano abantu banabyumve neza ko iyo umugabo bana n'umugore bitemewe n'amategeko agize uko yisayidira nta cyaha bakoze imbere y'amategeko kuko nta sezerano afite ariko none umugabo cyangwa umugore ufite undi basezeranye iyo aryamanye akoze imibonano mpuzabitsina n'undi batasezeranye abakoze icyaha hakazamo akantu gakomeye ibyo bintu ntabwo bireba ribu ntigomba kujya kubigenzaho icyaha itaregewe n'uwaciwe inyuma victim yego ndetse muri washinze cyangwa se abashinga amategeko bateguye iri tegeko bagira bakanavuga ngo umwe mu bashakanye waciwe inyuma yemerewe haba mu bugenzacyaha mu bushinjacyaha no mu rukiko icyo ari cyose kuvuga ngo mundekere umugabo mundekere umugore ibyo yakoze aramaze umucamanza umushinjacyaha umugenzacyaha ahita ahagarara cyaho uzasanga niyo bagiye gupima ibimenyetso byemerwa n'ibya muganga apima iki ku gitsina cy'umugabo cyagiye mu cy'umugore siko bimeze karara iriya video sinzi aho bayikuye igitsina wabura kiboneye cy'umugabo kijya mu cy'umugore warabyiboneye harimo icyaha ngaho uzi impamvu niba warabyiboneye wagiye kwinjira violation ya domicile ujya gufata niba ufite ayo mashusho wafashe amashusho ubwo yagize icyaha sibyo ariko niba utarabyiboneye nanone wabazwa ikimenyetso kihamya ibyo wavuze wagikurahe ko mu byukuri video ihari bire byose biri kuvuga ngo video shaka ariko nanone reka dusesengure neza ari Clara ntacyo mfa nawe ari Sabe ntacyo mfa nabo wese turi mu kibuga kimwe ariko uriya mudamu baramubajije ngo ni umugabo wawe ati Sandrine buretse gatoya Sandrine kananye mbivuga buretse nyine ikibazo cyawe abantu bose bagiye bavunika n'abavunitse basembutse ibikuta cyangwa ibipango babaga bazera gusambana niyo mpamvu ushobora gufata ukuri kumwe sibyo ukakwifashisha uyobya abantu uvuga ibintu bitari ukuri sibyo ariko noneho ushobora kuvuga ukuri kudafite ibimenyetso kandi mu rukiko muhageze ntabwo hazigera hakora ukuri hazakora iki ibimenyetso ngiye kubara kankubwiza ukuri nushaka kwihimura ku muntu neza uzamuca umukoreshe penalty umwimiro ku rwego rw'amategeko sibyo mbwira uyu munsi ikirego Sabe yatanga ikirego ngwino yatanga kwanza n'imiryango yabo neza ubu Sabe ntafite abana ngwino ntafite abana abo bagabo se n'abagore babo igisebo yakoze buriya abantu benshi ntabwo bajya bibaje ngiye baranje mfite bitekerezaho je simbizi ariko icyo nahamya ntashidikanya ntabwo ari video basambara ari butwereke kuko ntayafite ariko nanone ndahera kubyo yatwibwiriye yatubwiye ko Sabe kugira ngo asohoke asimbuke umuntu yamwarikiye message ngo sohoka ibyo urimo ndabizi agasohoka bisobanura ko video basambana ntayafite sibyo indi video ari butwereke haba kwa muganga haba ngwino ndebe amurandase cyangwa mugira gute ibyo byose ntago bigize ubusambanyi ikindi Theo reka nibaze ngo ngende kubariza abantu ubundi ikindi kintu abantu bakunda gushingiraho nuko uyu mugore akunzwe kugarukwaho cyane na Sabe ikindi gituma rero bakeka nuko nta kiganiro wenda kigaragara ko bakoze haba kuri channel y'uyu muvandimwe Sabe haba no kuri channel yizi mpanga nibyo abantu bari kuvuga bati none se buretse gato tube ko bari bagiye gukora ikiganiro tuzi ko buretse gato tuzi ko abantu ari babiri ni impanga ebyiri abati kubera iki hahora garuko impanga imwe kandi bivugwa singira kubivuga bikavugwa ko impanga yasenye kuki hahora hagaruka uwo muntu umwe hatagarukamo uyu mugenzi we wundi kandi twibuke ko ari impanga sasa icya kabiri
ubwo nazi kuvuga abo ngabo urumva ubundi umubano wa Sabe na Ngwino urawucukumbura ushakaho iki kumbwira ngo ni showbiz ntabwo irimo famiye z'abantu aya sibyo yego showbiz nakubwiye ko utangiye kuvuga ngo umuntu yarasambanye nakubwiye ko ikiranga uko itegeko ribisobanura sibyo iyo tuba turi kubona umugore wa Sabe ari kubijyamo agatanga ibiganiro kwa Karara turavuga ngo bifite ishingiro none wowe ufitiye umugore wa Sabe kurenza yifitiye ko taramibonamo ufitiye impuhwe umugabo wo Ngwino kurenza uko wazifitiye ushobora kujya gukiza umugore n'umugabo bari kurwana ndakubwira ibishingiye ku mategeko ushobora kujya mu rugo rw'umugabo n'umugore ugasanga igipangu wenda kirafunze ugasota igipangu wumva bari kurwana ugiye kubakiza wowe ukabakoze icyaha bita violation de domicile yego bakanagufata bakanaguhonda nk'umuntu wabateye sibyo ntibabumvaga barwana urusaku urumva umugore ataka ariko ibyabo barabiziranyeho yego ushobora rero n'ubundi kujya kwivanga n'abandi bane bibise bimana urugero rwiza umusiramu ushaka abagore bane bakanabana sibyo baretse gato Sandrine baretse kondevi amajwi yihorere uri kubyumva umusiramu ushaka abagore bane kuko idini rye ribimwemerera amategeko y'u Rwanda yemera umugore umwe kuki utarabona amategeko y'u Rwanda kwemera umugore umwe kuki utarabona ribu ijya gutamira iyo umugabo ufite abagore bane abamaze ubuharike nuko ibijyanye n'ubuharike ikirego gitangwa buri umugabo w'umusiramu ufite abagore bane umugore wese anashatse ajya gutanga ikirego ewana bamukatira ntabwo ndibate bamwereka ko atabikoze kuko barabyaranye sibyo rero nibati wivanga amadosiye urwaye rwararangiye kandi dushima Imana ko twasanze Firdausi yuje imyaka y'ubukure icyo ngicyo ukakirokoka ariko icyo Sabe yazize cyangwa se ari kuzira uyu munsi uburyo ufite ibimenyetso byose ugomba kubivuga yego icyo ndacyemera icyo ngicyo ubanza unacyumve niba ufite n'ibimenyetso wamaze reba niba utari kwinjira mu buzima bwite bw'umuntu mbese iyo umuvugizi wa RIB abuza abantu gusakaza video ya Jihad ntumvishe kayemera ariko n'urukozasoni si ikimenyetso yego ariko se birakureba reka nkubwire nta nubwo bigize icyaha kuba njye nafata video yanjye nabaye gusa nkayihereza umuntu dufitanye ikibi no kwisaka ubushuti ndamutse mu myemerere yanjye numva ntacyo bitwaye sibyo Gasaro TV. Yes, bakunzi b'Ukwezi TV na Gasaro TV turabasuhuje aho murere mu mpande zose z'isi tubabwira ko tubakunda cyane mwebwe muri ibiganiro byacu ndetse mukadubitekerezo yaba ibyiza yaba ibitatunyuze ariko icy'ingenzi ba mwaturebye turabashimiye cyane muri ab'ingenzi mwebwe mudukurikira mwubahwe nakiriye Theo Ukwezi TV muramuzi uyu mugabo mwaramushimiye hari n'abantuka ariko nta kibazo nkuko umaze kubivuga nuko umuntu ufata umwanya akareba ikiganiro akumva ibitekerezo byanjye ngiye ntabwo nshaka ko abantu bose twemeranywa Theo comment 500 hagututsemo comment 20 fata ishati y'umweru kireho ikizinga akazinga gato k'umukara oya buretse kagaragara cyane niyo mpamvu rero ni gakeya dukoresha ibiganiro ugasanga muri comment 520 n'urugero no bamututsi urugero ariko hari aho bagututse ariko hari n'ibindi twaganiriye bakujya inyuma we uyu mugabo uri umuhanga uvugisha ukuri usesengura neza ariko ejo bundi hari umuntu twavuzeho mbona harabo byahinduye isura bamwe na bamwe nta kibazo ni nayo mpamvu umuhanga yavuze ko abatumva ibintu kimwe atarabanzi yego nta nubwo ibintu byose twabyumvaho kimwe ushobora kumva ikintu tucyumvaho kimwe ejo ugasanga ntabwo tucyumvaho kimwe imitekerereze yanjye n'iyanjye iyawe n'iyawe ni mpamvu ibiganiro dukora ni ugusangira ibitekerezo kandi ntabwo nyine reka buriya n'igituma isi ibanziza nuko dufite ibitekerezo bitandukanye cyane duhuje byaba ari ikibazo buriya duhuje wasanga tunahuje ugasanga umugore ubona ko ari mwiza niwe nanjye mbona ko ari mwiza ugomba kubona ko wawe ari mwiza no ko wanjye ari mwiza ukabona niyo mpamvu abaho mwakunda inzobe undi agakunda igikara nibyo kubwira niyo mpamvu amahitamo atandukanye ugasanga umwe akunda ubyibushye ugasanga udakunda akamanika ugasanga umugore umwe akunda umugabo w'inzobe undi akunda w'imibiri kandi wijya kuri kuvuga ngo kanaka ngo ubutekereza gutyo kucyitamo gutya niyo mahitamo ye ahubwo ikiba kibura ni ukubyubahanamo ni ukubigendanamo neza ni
nuko utabifata usempurona wari umeze neza ariko mu buzima busanzwe iyo ubasha kumbona njya kuri kamera mba meze neza kubera ko mba ndi muzima uri kutubwira Traore ubundi biriya nibyo bintu byanjye ibintu byo ku mihanda mbizamo gake nkunze kuba nibereye ku mihanda iri mpuzamahanga yewe gabe shamba nagukurikiye naho birebye ariko hari ibirenga ubwenge bwanjye nkavuga ati kabisa kubanza ibintu byo ku mihanda ari byo mugiye mbona bindenga yego cyampaye shari bidenga njyeka nkubwire ibintu byo ku mihanda birandenga kurenza uko wambaza ku bijyanye n'Uburusiya na Ukraine byo nabyumva havuga nti buri igitero cyo muri Kursk impamvu aba Ukraine bagikoza Abarusiya bakabihorera bagira ngo bazabaca inyuma bafata ibice by'uburasirazuba bwa Ukraine nkumva biroroshye kurenza kumva ukuntu ibintu biri kuri imihanda urabareba ukavuga ariko benshi bavuze ko umuntu bita Manirakiza Theogene ari umuhanga byibuze ujye udusharinga ibitekerezo byawe byiza bikundwa na benshi wo kabyara nge niyo baba bakeya gusangiza abantu ibitekerezo byanjye uko nza niko mba mpagaze nutanabikunda uzihanga se ndahera hite wowe ndashaka akantu nawe urakazibera muri rasha hari akantu nk'akantu kantunze rwose yampaye agaterime inde jihadi kuvuga ngo Nyarugenge hahiye hari umuntu wampaye agaterime kandi nimugoroba ngo dusabe umujyi wa Kigali usakare kuko ngo ibintu byakaze reka nkubwire utubwire umujyi wa Kigali kabisa ngo usakare kubera ko niba udasakaye abantu bamwe baraza kwiruka hari n'uwavuze ngo byanze bikunze umwaka ushaka kuzagera amezi 19 niko nabayeje muri comment ndaseka nyamara uyu mwaka ntuzajya 12 ngo uzagira nk'amezi 19 umuhanga bita Albert Einstein ibintu yarabihanuye yavuze ko uko iterambere rigenda riza hariko abantu bahinduka ibimara ubu ngo tugenda duhinduka ibicucu buke social media zirasaza abantu ariko byo nibyo dukora twebwe nanjye nkabona n'umuntu rwose bavuze yuko barahindutse abantu bategereza intambara ya gatatu y'isi yose ntibategereze yuko ari y'amasasu abantu ngo social media zahirwanira reka dukomeze banze nkwibarize Theo ku munsi w'ejo nibwo twabonye umugabo witwa Skytu n'ukunda kuvuga ati Rocket nibwo twabonye Clara asohoye ikiganiro ndetse navuga ngo benshi batavuzeho rumwe hasohora video ati aho yanditse title reka nyisome ntaza kuza kwibeshya yaranditse ati operation reka operation Sabe na ngwino kongera kubafatana agasimbuka yigize rambo video yose hanyuma biriya bintu wewe bifashe gute yego ni twebwe ku Kwezi TV no mu Gasaro TV twavuze bwa mbere ko ikintu Sabe arwaye ari uko yavunitse arwaye imvune sibyo wabivuze mu kiganiro cyacu hashize iminsi 4 sibyo warambajije umbaza detail ndakubwira ngo ibanga rijyanye n'ibyo umuntu arwaye akenshi abari rigena muganga yego ndetse nakubwiye ko Sabe yagiye kwivuriza hanze hanze no guhera mu Burundi muri Uganda uva hanze mwe gatekereza muri Amerika no tuvuga ngo ubwo ari hanze ngo birakomeye ushaka kujya mu Burundi kandi ugasanga ntabwo Burundi ubuvuzi bwaho burenze ubwo mu Rwanda hanze nyine fata aho ngaho winsaba amandi detail menshi nyine nakubwiye hanze sibyo hanze yagiye kubwira impamvu zitandukanye ushaka no kumva hari umurwayi bicana akajya kwivuriza muri Kenya uburenganzira bwe sibyo ariko noneho icyo mbivugiye ibyo ngibyo nsubiye inyuma gato nuko ibyuko Sabe yavunitse nari imbizi guhera ku itariki ya kabiri nari imbizi yego yuko yavunitse ndetse ko yavunitse cyane ubwo icyo kinakureho urujijo kwa namwe ari kuvanga iriya video uriya Sabe uriya ni ngo ni ya kera hari n'abavuze ngo ni ya kera oya iriya video niyo nukuri kandi koko ni Sabe sibyo ariko reka tubibuze niyo Rocket no kwigira rambo n'ibiki byose iriya video birimo iki irimo umuntu bigaragara ko yavunitse bari gutabara ubusambanyi burihe hanjye ejo narakibajije aka kantu mu kiganiro cyanjye ntese ko tutabafatiye muri lodge nicyo cyazo nabajije Dimbati ubundi bafata bashaka hehe byagenze biti ubundi bafata reka nkubwire hano abantu tureke amarangamutima tujye mu bintu bigendeye ku mategeko ubundi bafata bashaka wiki
reka tujye mu mategeko wenda nunyemera ndaza no kureba ingingo iyo ariyo ariko ntanayireba ndakubwira ikivuga ariko nyirebye nibyo byamfasha ntacyo no watubwira ikivuga mu gihe uri kuyisi ni ukuvuga ngo reka nkubwire ikivuga ko ndabizi mu gitabo cy'amategeko kandi ibyaha mu Rwanda code penale ariko ubundi inyito yacyo ubundi yitwa code penale gusa ariko ubundi yasohotse 2018 yitwa igitabo cyangwa se itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange harimo ingingo ivuga ku bijyanye no gucana inyuma guca inyuma mwashakanye basobanura ko ari igihe umuntu ufite isezerano ahantu banabyumve neza ko iyo umugabo ubana n'umugore bitemewe n'amategeko agize uko yisayidira nta cyaha abakoze imbere y'amategeko kuko nta sezerano afite ariko none umugabo cyangwa umugore ufite undi basezeranye iyo aryamanye akoze imibonano mpuzabitsina n'undi batasezeranye abakoze icyaha hakazamo akantu gakomeye ibyo bintu ntabwo bireba ribu ntigomba kujya kubigenzaho icyaha itaregewe n'uwaciwe inyuma victim yego ndetse muri washinze cyangwa se abashinga amategeko bateguye iri tegeko bagira bakanavuga ngo umwe mu bashakanye waciwe inyuma yemerewe haba mu bugenzacyaha mu bushinjacyaha no mu rukiko icyo cyose kuvuga ngo mundekere umugabo mundekere umugore ibyo yakoze aramaze umucamanza umushinjacyaha umugenzacyaha ahita ahagarara bivuga ngo uwaciwe inyuma atatanze ikirego nta cyaha kiba cyabayeho ntabwo ari bibayereka ngo kanaka kandi urabona yarasezeranye murabizi aryamanye kanaka yarasezeranye murabizi none dore ribu bate muri yombi ntabwo bireba ibikurikirana cyera mu mere ntihajyaga batubwira ngo CS romasi iyo gusa umugore cyangwa umugabo wafashwe asambana yarezwe n'uwo yaciye inyuma iyo atamureze nta kintu kiba kirimo ariko noneho niyo yamureze yemerewe kubwira umugenzacyaha ngo hagarika dosiye ndekera umugabo ndekera umugore yemerewe kubwira umushinjacyaha ati shaka ibindi ukora iyi dosiye yihorere ntacyo bintwaye bivuga ngo mu mategeko n'umugabo aramutse yemera ko umugore azajya yihera n'abandi ntabwo byaba bikureba ubundi mubwiye n'icyo umugore wasabe ntabwo ndabimuhamya ndagazagura ko mu kanya ubwiye ko umugore asaba atamuha uburenganzira bwo kuryamana n'abandi bagore urabizi ubwo n'iki niba hari icyo bimutwaye hari opinion dufite hanyuma se umugabo wa ngwino yigeze ababwira yuko hari ikibazo afite ko umugore yaha abandi ko mu mategeko bitabujijwe aramutse babyemera kandi mu bivugwa n'ubundi ntibari kumwe kutakumwe nabyo nta shingiro bifite kubera ko niyo bataradivorushije sibyo abantu ushaka kuba batari kumwe ku impamvu zabo bwite yego ushaka kuba nkorera i Kigali umugore akorera i Kayonza sibyo hajya nkunda kuba muri Kigali aho babonana naho bahurira ntago bizi ntago uzi biri hagati yabo bashobora no kuba umugore yarahukanye cyangwa umugabo yarahukanye ariko bataratandukanye cyane ko Clara yanasobanuye ko hari ubwo ajya mushyira umwana icyo tureba ni iki ni amategeko mu mategeko barasezeranye yego isezerano ryabo se ryavuyeho urukiko rugize rurikuraho oya ni rutararikuyeho rero ibindi n'ubuzima bwabo bwite ntibikureba reka dusubire kuri video bwayo irazamo ibintu bitatu byose ni supposition zerekana uburyo abantu benshi bari kwihuta mu ibintu kandi bashobora kubigwamo batabizi reka twemere ko iriya video koko baba yabasabe yabarasimbutse ari guhunga bamufashe sibyo bamufashe yabikoze yendaga kubikora yabirangije bamufashe yagize ati ushobora no guhunga kubera ko umuntu agusanganye n'umugore we ariko ntacyo mwakoze ariko nta cyaha kirimo aho ngaho kuko mu byaha bigira icyo twita tentative ubwinjiracyaha kuba wagerageje ikintu ntugikore ntabwo icyo cyaha kirimo ugiye gusambana n'umuntu ugiye guca inyuma uwo mwashakanye wagira agatuka byihorera ntabwo wabihanirwa ntabwo n'umugore wajya gukorera ngo nabafashe bari mu cyumba kuba mu cyumba se bitwaye iki kuko icyo byaha uzasanga niyo bagiye gupima ibimenyetso byemerwa n'ibya muganga apima iki ku gitsina cy'umugabo cyagiye mu cy'umugore siko bimeze Karara iriya video sinzi aho bayikuye igitsina wabara kiboneye cy'umugabo kijya mu cy'umugore warabyiboneye harimo icyaha aho ngaho uzi impamvu niba warabyiboneye wagiye kwinjira violation ya domicile ujya gufata niba ufite ayo mashusho wafashe amashusho ubwayo yagize icyaha sibyo ariko niba utarabyiboneye nanone wabazwa ikimenyetso kihamya ibyo wavuze
wagikurahe ko mu by'ukuri video ihari bire byose biri kuvuga ngo video shaka ariko nanone reka dusesengure neza ari Clara ntacyo mfa nawe ari Sabe ntacyo mfa nabo wese turi mu kibuga kimwe ariko uriya mudamu baramubajije ngo ni umugabo wawe ati Sandrine buretse gatoya Sandrine kananye mbivuga buretse nyine ikibazo cyawe buretse gato baravuze ngo jure kansoze no muri comment ati ni umugabo wanjye sibyo ariyemeza ati ariko nanone tukibaza kubera iki uyu muvandimwe wacu uyu muntu ari uhora avugwa n'uyu mudamu nanone tukabyibaza ikindi cya kabiri biranashoboka ko amugani umuntu ashobora kuzana uburakari ndi kumwe na Theo bikarangira avuze ati reka nihungire nabyo birashoboka ubundi se Sandrine tujyanye kuri tele kwishakira inkuru umuturage akamaza ati uyu n'umugore wawe ambwira ngo yego cyane abankoze niki umugabo wamenye ko nabivuze umugore akamenya ko nabivuze sibyo byatabiba big deal umuntu yatubashije ni umuturage uraho udakeneye kubisobanuro byinshi uyu n'umugore n'umugabo wawe yego ibyo bigize bigaragaza ubusambanyi basambanye ariko ubusambanyi ntago ari ngiri kubivuga icyo ndi kukubwira nuko video ikitwereka na nijoro nabivuze bikubwira ndimba ati ntinabonye amatayita avuga ngo Saba ari gusambana ndimba kinamugaruka mu kanya buretse gato ndimba ndaje ngugarukeho buretse reka nkubaza sibyo video ikintu itwereka irashaka utuyobya nkaho itwereka ubusambanyi bwa Sabe nangwino ariko ntago ari bwitwereka itwereka umuntu wavunitse sibyo Nose nibitwereka umuntu wavunitse imvune iterwa no gusambana abantu bose bagiye bavunika n'abavunitse basimbutse ibikuta cyangwa ibipango babaga bazira gusambana niyo mpamvu ushobora gufata ukuri kumwe sibyo ukakwifashisha uyobya abantu uvuga ibintu bitari ukuri sibyo ariko noneho ushobora kuvuga ukuri kudafite ibimenyetso kandi mu rukiko muhageze ntabwo hazigera hakora ukuri hazakora iki ibimenyetso ibi niba byarabaye koko nkuko Sandrine ntago ari njye mbabaje Karara bivuga sibyo avuga yuko ngo umuntu yandikiye Sabe message ngo sohoka undi arasimbuka abigara kashimangira kadafite ikimenyetso cy'imbere byabaye ntabyo afite sibyo ko niba yaramwandikiye message agasohoka agasimbuka icyo yakoragamo imbere ntiwakibona nera ibimenyetso kereka bigenze gute uyu munsi kwanza n'ibimenyetso byo kwa muganga agiye kwapimisha uretse katanabyemerewe ntaho Karara afite uburenganzira bwo kubwira Sabe ngo we nangwe no muzanye bajyane kwa muganga tuye gupima ntago bifite mu nshingano sibyo nta n'uburenganzira bifitiye wakubaza ikimenyetso urumva niyo mpamvu bino bintu twanabivuze kuzindi saga zabanje kumva ko umuntu mutamenanye neza ukabona akantu kuva gahera umwihimuraho amategeko baraka nkubwiza ukuri nushaka kwihimura ku muntu neza uzamucunga umukoreshe penalty umwimire ku rwego rw'amategeko sibyo mbwira uyu munsi ikirego Sabe yatanga ikirego ngwino yatanga kwanza n'imiryango yabo nese ubu Sabe ntafite abana ngwino ntafite abana abo bagabo se n'abagore babo igisebo yakoze buriya abantu benshi ntabwo bajya bibaje ngiye barangiye mbitekerezaho uzubira nk'iwabo umugore wa Sabe barabumwiza amarinki bamwereka ati wabonye none mwana wacu ibintu birabigenda gute abayenda ho gusara bibe kuri bye kubukuri abayenda gusara sibyo ngwino urebe we buriya hari ni ngwino urebe ngwino urore ngwino ndebe hari ibintu byo ku mihanda bikurikira byose ni ukuvuga ngo ugiye kureba wasanga uyu munsi umuryango we uri kwataka umugabo uri kwataka umugore ibintu byazambye nabonye nabo bavuga ngo bamaze icyumweru badakora bigize icyaha se Theo bera ngo Joe Twins nawe bamaze icyumweru batauploadinga sibyo ntago ari ikimenyetso gihamya yuko ikindi reka mvuge ngo abantu babimubajijeho ngira ngo no ku space yavuze ariko nawe yavuze ati mwihangane indi video murabibibona mu kanya buriya ni yihe ira video bigize oya niko yavuze ngo indi video iraza muri next episode ubwo nago namenye iyo video yari yonje simbizi ariko icyo nahamya ntashidikanya ntabwo ari video basambara ari butwereke kuko ntayafite ariko nanone ndahera kubyo twibwiriye yatubwiye ko Sabe kugira ngo asohoka asimbuke umuntu yamwarikiye message
ngo sohoka ibyo urimo ndabizi, agasohoka, bisobanura ko video basambana ntayo afite, sibyo? Indi video ari butwereke haba kwa muganga, haba iki, haba ngwino ndebe amurandase cyangwa amugira gute, ibyo byose ntabwo bigize ubusambanyi. Ikindi Theo, reka nibaze ngo ngende kubariza abantu. Ubundi ikindi kintu abantu bakunda gushingiraho ni uko uyu mugore akunzwe kugarukwaho cyane na Sabi. Ikindi gituma rero bakeka ni uko nta kiganiro wenda kigaragara ko bakoze, haba kuri channel y'uyu muvandimwe Sabe, haba no kuri channel y'izi mpanga. Nibyo abantu bari kuvuga bati none se buretse gato tube ko bari bagiye gukora ikiganiro, tuzi ko buretse gato tuzi ko abantu ari babiri ni impanga ebyiri, abati kubera iki hahora hagaruka impanga imwe kandi ntibivugwa, singira kubivuga, bikavugwa ko iyi mpanga yasenye. Kuki hahora hagaruka uwo muntu umwe hatagarukamo uyu mugenzi we wundi? Kandi twibuke ko ari impanga. Sasa icya kabiri, hari meta Karara yavuze ngo zambitswe uyu umuvandimwe witwa Ngwino Ndebi. Ati izo meta ni Sabe wazimuzaniye, yazikuye he? Wabyumvise? Niko yavuze, ngiye dukukotinga. Ibyo byose uvuga Buretse gato nyine ngiye dukukotinga we. Bati ikindi noneho nk'ibyo bidahagije, bati yamuguriye n'imodoka n'inzira mu nzira. Gusa nekereza ko rimwe buretse gato toze mbabarira mu bantu bamwe cyangwa se mu bantu bajya bavuga ibintu rimwe ne bakakubwira ati mfite n'utumenyetso. Karara ajya agira utumenyetso. Icyo cyo rwose sinagiye akana, ahubwo wamugani icyo twabonye nuko iriya video yo nta busambanyi burimo. Nanjye ejo narabivuze ati iyi video birashoboka ko wamugani hari n'ukuntu abantu bagira gutya bakigenza muri Kigali, birasanzwe, abagabo barabikora. Sandrine, ariko kubera iki nyine uri umusesenguzi mwiza, kuki aba bantu bahora bagarukwaho bagize bavugwa aba bantu babiri? Erega hari ukuri, nakubwiye ukuri ko gushaka kuba guhari, ariko tugatandukanya n'ikintu gifite evidence. Imodoka nanjye nubona amafaranga uzayingurire. Nibyo mubwira nyine ko namuntu apfa kugura imodoka gutyo gusa. Sengera nanjye nyibone nyikugurire sha. Ariko Theo, nje nawe buretse gato turakorana cyane. Nyine icyo kintu reka ngo ni urugero rusanzwe. Turakorana, turavugana, bitari n'iby'akazi, n'iby'ubushuti busanzwe, ntabwo turi inshuti by'akazi. Kubera iki namuntu uravuga ati Gasaro na Theo harimo inikawuda, nacyo tukibaze. Ariko ubuka nkubwire Sandrine, uvuze ikintu cyiza cyane, leta nanageheraho ntanga urugero. Babivuze ukuntu abantu bakumva ari ukuri, bavuga murebere bakorana cyane, sibyo? Ibyo naho bihuriye. Nyine ibaza impamvu batarabivuga ni ukubera iki? Nuko tutaba muri ayo matiko. Ahubwo nuko nta kimenyetso gihari Theo, byihorere ibyo. Okay, none ikimenyetso ariko gihari se umurira ikimenyetso cyiki? Kuri twe ndi kuvuga ibimenyetso byakitabazwa mu rukiko. Ahubwo kuko dutandukanye ibimenyetso byo muri societe byo kubona ibyo tuvuga ngo dukeka tuvuga ngo biriya bintu buriya nibyo. Tukanye n'ibimenyetso by'ibintu bigize icyaha. Hari ibintu umuntu ashaka gukora, nibyo nakubwiye ko niba Sabe n'uriya mugore afite ukuntu bigenza, sibyo? Bikaba ntacyo bitwaye abo bashakanye, sibyo? Wowe birakurebaho iki? Birakurebaho iki? Sibyo? Ariko ari muri showbiz nkuko nanjye byambaho, nanjye bakabizana imihanda. Icyo cyo nakosa Karara buretse gato. Iryo cyo nago ngiye nafata Karara ngo murimire hitaka. Kubera yuko mbabona mbanze mvuge. Kubera ko uyu uri kuvugwa muri uyu mwandiko ari muri showbiz, n'uyu bari kumwe ari muri showbiz. Rero nago mufata ngo murimire hitaka ngo wakoza amakosa mu gihe abavugwa muri uyu mwandiko bari ku mihanda. Ni nkuko nanjye navugo cyose Theo akavugwa kubera ko ari ku mihanda. Ikosa ryaba ryabayeho igihe bazanye umuntu imihanda, uri kumwe uwo mugore ari kumwe na mugenzi wacu Sabe, ariko atari muri iyi mihanda, yababaye involved muri iyi mihanda kandi atayirimo. Ariko aba bantu bavuga muri uyu mwandiko ni babiri, twibuke ko bari kora ibintu nk'ibi natwe dukora. Ngo urugero rero, ahubwo reka dutegereze ngiye kuguhara urasekeje episode ikurikiyeho. Karara yavuze ko ngiye kuguhara urasekeje. Mpamvu rusekeje nuko rurimo coincidence y'amazina Sabe. Urumva impamvu azi neza ko ashobora no kureka Karara bikagira ishingiro. Nigeze kubwira ko Sabe yigeze kurebwa n'umuntu witwa Sandra Teta. Yamureze byagenze gute? Sabe yamutangaje inkuru y'ukuri ariko itari ngombwa. Yaragiye amanukura Sandra Teta n'abahungu bakundanye,
avuga ibya Sandra Teta akundana na Prince Kid uko byagenze, uko baryamanaga, uko bagacishijeho. Sandra Teta ajya kumurega, Sabe bamuca miliyoni 4. Icyo gihe baje kumugirira imbabazi, sibyo? Ibintu nkubwira byarabaye 2015 ngira ngo, niba atari na 6 sinibuka neza, ariko ni hagati aho ngaho, ubwo reference ndi ku shingiro nizo bituma biba umwe mu iyo myaka 2, sibyo? Bivuga ngo Sabe arabizi neza ko icyo gihe cyo yari yakoze inkuru icukumbuye pe, sibyo? Ariko genda ucukumbura ibijyanye n'amafaranga ya leta yanyerejwe, ibijyanye n'umubano wa Sandrine na Theo ubyihorere, ntabwo bikureba, sibyo? Ubwo nazi kuvuga abo ngabo, urumva? Ubundi umubano wa Sabe na Ngwino urawucukumbura ushaka wiki, kumbwira ngo ni showbiz ntabwo irimo famille z'abantu, aya, sibyo? Yego. Showbiz nakubwiye ko utangiye kuvuga ngo umuntu yarasambanye, nakubwiye ko ikiranga uko itegeko ribisobanura, sibyo? Iyo tuba turi kubona umugore wa Sabe ari kubijyamo agatanga ibiganiro kwa Karara, turavuga ngo bifite ishingiro. None wowe ufitiye umugore wa Sabe kurenza yifitiye ko tarabibonamo? Ufitiye impuhwe umugabo wo Ngwino kurenza uko wazifitiye? Ushobora kujya gukiza umugore n'umugabo bari kurwana, ndakubwira ibishingiye ku mategeko. Ushobora kujya mu rugo rw'umugabo n'umugore ugasanga igipangu wenda kirafunze, ugasota igipangu, umva bari kurwana ugiye kubakiza. Wowe ukabukoze icyaha bita violation de domicile. Yego. Bakanagufata bakanaguhonda nk'umuntu wabateye, sibyo? Ntibabumvaga barwana, urusaku rumva umugore ataka, ariko ibyabo barabiziranyeho. Yego. Ushobora rero n'ubundi kujya kwivanga muri biriya byabariye byasabira umugore we cyangwa n'umugabo we, bakaguhondesha amategeko cyane. Icyo ndacyemera ndacyemera. Ko babeshyira kuri kumusebereza umugore, kuri kumusebereza umugabo, wakora he gihamya? Ngo haye urugero rw'uko ushobora gusanga umugore n'umugabo bari kurwana, igipangu gifunze ugasota, wajyamo imbere ugafatwa nk'uwateye urugo rw'abandi, abarwanaga bakagufatanyiriza, bakaguteranira, bakaguhonda, kandi baguhonda bakagaragaza ko bahonze umuntu wabateye cyari igisambo. Yego. Uyu munsi Karara ndamwumva ari gukora ikintu bita kwihimura. Mu mategeko kwihimura ntibibaho. Kamite njya kuri Ndimbati ati nabo se byamubaho, urumva? Ndimba kesi yawe na Sabe iratandukanye. Ufite umugore mwasezeranye, ntabwo wigeze ukurikiranwaho guca inyuma uwo mwashakanye. Impamvu utabikurikiranwaho ni iyihe? Nuko umugore watabishatse, ariko yabishaka evidence zari zihari, ariko ntibyabaye icyaha kuko umugore watigeze abikurikirana. Niyo umugore wandi yemera kumusangira n'abandi nta kibazo, nta kibazo kibirimo, nta nzego z'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha, ntago inzego z'ubutabera bizireba. Niyo umugore wandi yumva rwose Ndimbati ari Kigali wisheya, ari Kigali wisheya, sibyo? Reka nkubwire nuko tutanabitindaho. Buriya mu mategeko abasiramu bashaka abagore 4 baba bafite ariko ubushobozi, uretse bafite umugore umwe w'isezerano n'abandi 4, bibise bimana urugero rwiza. Umusiramu ushaka abagore 4 bakanabana, sibyo? Baretse gato Sandrine, baretse kondevi amajwi yihorere. Uri kubyumva? Umusiramu ushaka abagore 4 kuko idini rye ribimwemerera. Amategeko y'u Rwanda yemera umugore umwe. Kuki utarabona amategeko y'u Rwanda kwemera umugore umwe? Kuki utarabona ribu ijya gutamira iyo umugabo ufite abagore 4? Abamuzi ubuharike. Nuko ibijyanye n'ubuharike ikirego gitangwa buri umugabo w'umusiramu ufite abagore 4. Umugore wese anashatse ajya gutanga ikirego. Ewana bamukatira cyaha cy'ubuharike. Ariko kubera ko mu idini bayarabyemeye, nawe rero niba umugore wandi bateremeye ko yamusanye n'abandi bagore, bakaba barabyemeranyijwe umugore abyemera, nta wundi muntu bireba, sibyo? Ni nako bimeze kuri barabavandimwe ba Sabe na Bangwino, urumva? Uretse ko nyine ntago Ndimbati rero yabivuga. Ndimbati cyaha yakurikiranyweho no gusambanya umwana. Impamvu yabaye umwere ni iyi ingingo yarebwaga no kuvuga ngo ese Fridaus yasambanyijwe cyangwa se yakoze imibonano mpuzabitsina yuje imyaka y'ubukure, basanga yuje imyaka y'ubukure. Ndimbati abo mwere, ntabwo Ndimbati yabaye umwere kuko atabikoze kuko barabyaranye, sibyo? Rero Ndimbati wivanga amadosiye, urwaye rwararangiye, kandi dushima Imana ko twasanze Fridaus yuje imyaka y'ubukure
icyo ngicyo ukakirokoka. Ariko icyo Sabe yazize cyangwa se ari kuzira uyu munsi ashaka azizwa na sosiyete, we ntabwo wigeze ukizera Ndimba. Oya, ntabwo umugore wigeze akurega yarakurengeye. Kimwe mu mugore wa Ndimba ateri na proud yo kuba umugabo we ufite uko yigenza, kuko ntabwo wigeze ubona bigira fight, sibyo? N'umwana kwanza n'umwana ngo n'abana yarigeze kubarera. Kimwe umugore wanjye aramutsemeye ko ngira abandi batanu byabikurebaho iki, ubwo n'iki umugore wasabye batabyemeranyijweho. Ibyo nyine nibyo uri gutekereza. Ibyo ndi gutekereza rero nakubwiye ngo genda ufate umugabo w'umusiramu ndabakubwira 10 bafite abagore barenze 5 cyangwa 4, sibyo? Birashoboka ko nta urajya uretse cyangwa atabimwemereye. Ibyo byose birashoboka, kuko nanone uko tubizi niba atabimwemereye reka kubyemerera umuntu harimo no kubyakira utabyishimiye, nabyo no kubimwemerera. Wibwiye se ko umusiramu ufite abagore 4, abagore 4 bose babyishimiye bakunda bakiba babo, hari ubigemera kuko wumva ko nta kundi ndemera ariko yego, sibyo? Ariko mu gihe cyose utabigize case ngo ujye kurega kuvuga ngo ninjye bisezerano ariko yashakiye abandi 4, uba wabyemeye. Waba wabyemeye wishimye, waba wabyemeye byo kubura kugira, uba wagize gute? Uba wabyemeye. Wabyemera kubera ko wanze kwiteranya, wabyemera ko wabonye n'ubyiyamo uri butakaza umugabo wenda bakayimuziza mu mategeko ariko mukata mutandukana. Icyatuma ubyemera byose cyose ntabwo ngewe ku ruhande kindeba. Ubwo nyine reka dutegereze, ntawamenya. Hari uvuga ibintu afite ibimenyetso. Uyu munsi ushobora gusanga ko umuntu akubwira tese nimba runaka avugwa kuki nge navuga uyu muntu kandi nawe ari imihanda. Ibyo birashoboka. Nari kuza no kwibagirwa. Ntabwo ujye ufite ibimenyetso byose ugomba kubivuga. Yego, icyo ndacyemera. Icyo ngicyo ubanza unacyumve. Niba ufite n'ibimenyetso wamaze, reba niba utari kwinjira mu buzima bwite bw'umuntu. Berese iyo umuvugizi wa RIB abuza abantu gusakaza video ya Jihad ntumvishe kayemera, ariko n'urukoza soni si kimenyetso. Yego, ariko se birakureba. Reka nkubwire, nta nubwo bigize icyaha kuba nge nafata video yanjye nabaye busa nkayihereza umuntu dufitanye ikibintu kwisaka ubushuti. Ndamutse mu myemerere yanjye numva ntacyo bitwaye, sibyo? Ngiye nta kibazo, ariko we nayisakaza azaba akoze icyaha. Yego, rero ntabwo ibintu byose ufite ibimenyetso nabyo bivuga ngo urabishyira ku mihanda, sibyo? Yego, umenyerega imihanda ni uruhame. Ibintu ushyira mu ruhame banza umenye niba byemewe. Usika message ngiye nakwandikiye, sibyo? Y'ibintu byanjye nawe twikuvana biri privé, uyikisanze nakurega ni icyaha. Yego, ndabyemera cyane 100%. Nkanswe noneho kumbwira ngo amashusho agiye gufata umuntu yavunitse ukaza uyasanisha n'ubusambanyi, gusambana se biri hehe? Ariko se ubundi biramutse bihari, uri muziye nshingano, ufite iyihe capacité, ufite izihe, ufite responsibility yo kutwereka amashusho y'abagiye basambana. Kakufa ngurugero rworoshye, ahantu afite amaroje ajya mu bagore n'abagabo cyangwa abasore n'inkumi, ko babibona bakabona aho baje n'icyo batekereza ko bagiye gukora, ko tarabona basakaza amashusho. Bafite ibimenyetso se cyane. So nese uri akarani ufite ibimenyetso wenyine ko se aba aho bajya niyo bahajya koko tutarabona bashyira hanze ayo mashusho, nuko n'ubuzima bwabo bwite, sibyo? Kandi nujya muri privacy, nanjye n'umugore wanjye twasezeranye ntabwo mereye kudufata niba twasohokana ngo dufate amashusho uyatanga ko wishakiye, kuko dufite ubuzima bwacu bwite, sibyo? Ariko abantu banze bamenye ngo ubundi kugira na feri n'umuntu, kuryamana n'umuntu ibigize icyaha ni ibihe. Ntabwo kuryamana n'umugabo utari uwawe n'umugore utari uwawe bigize icyaha kuri buri wese. Oya, byaha bavuga ngo bikorera sosiyete. Hariya iri sosiyete iri limite, sosiyete irebwa hariya niyo wambwira ngo ni wabo w'umukobwa w'umugore bagiye gutanga ikirego ko umugabo we yamuciye inyuma, baravuga ngo ya nagwe mwagiranye isezerano. Umugore wenyine wemewe gutanga ikirego yuko umugabo yamuciye inyuma, kandi umugabo wemewe gutanga ikirego ko umugore yamuciye inyuma, sibyo? We birakurebaho iki? Kwihimura umuntu wese yakihimura, ariko kwihimura kwiza nkugira inama uzihimure mu rwego rw'amategeko. Uvuga uti kana kankoreye ibintu mukoreshe penalty, tanga ikirego. Nese hari ikirego Karara yatanga kuri Sabe kibyo yakoze bigize icyaha ni iki se? No gusimbuka, no kuvunika, ni cyatumye asimbuka. We mwagira ngo approving abantu uko bamututse, approving ko ibyo yavugaga ari ukuri. Ibintu byawe ko bivuze ari ukuri,
ashaka kuba uri mukuri koko Karara nyumve neza ashaka kuba ari mukuri yari mukuri imbere n'ubu ngubu akaba ari mukuri ariko imbere y'amategeko atari mukuri ntabwo umuntu wese bahanwa ntabwo ikintu cyo kuvuga ngo kanaka nawe yankora ibi kamukorera ibi sosiyete yariye yumva uri mukuri ariko amategeko akumva utari mukuri niyo mpamvu rega amategeko ari bizarre buriya ngiye arahongera nkumva aransekeje wari uzi ko mu mategeko umuntu wishe umuntu sibyo umuntu wishe umwana ashobora guhabwa igihano kiri munsi y'uwamusambanyije bivuga ngo ntabwo bifite logique y'ibyo twe twumva ariko mu mategeko nuko bimeze kugira ngo bace ibyaha byo gusambanya abana barabikajije aho ushaka gusanga umuntu wishe umwana ahabwa igihano cy'imyaka 10 y'igifungo uwamusambanyije igihano gito gishoboka ari ni 25 sibyo nukiramo logique y'ibisanzwe ntabwo uri bubyumvishe aho muri societe katorebe ukuntu muri societe biba bimeze y'umusore imyaka 19 ateye umukobwa nawe urungano rwe imyaka 17 si urungano se siko tubivuga yego ariko ni iki yamuteye inda abakoze icyaha cyo gusambanya umwana yego sibyo aho ashaka gukatirwa 25 ariko ababyeyi bamubwira ati n'undi mwakundanaga hita umujyana mu bane kitwa impamvu nkomeza cyaha biba byiswe icyo bita gutunga nk'umugore n'umugabo gutunga umwana ukamutunga nk'umugore n'umugabo sibyo ukabana nk'umugore n'umugabo ibyo ukoze uvuga ngo tugiye kubyoroshya kandi koko niko bigenda muri societe mu muryango umusore imyaka 19 n'umukobwa imyaka 17 n'urungano none n'ubundi kuva bamuteye inda reka bibandire reka nshaka ndanabicurike umusore imyaka 17 noneho aterinda umukobwa w'imyaka 19 babane umukobwa azahamwa n'icyaha cy'uko yafashe ku ngufu umusore noneho akanashaka kubana nk'umugore n'umugabo akatirwe aho ngaho itegeko cyo rivuga ni burundu idashobora kugabanywa kubera ko wafashe umwana ushaka kumubana nk'umugabo n'umugore logikuma njye numva nta logika bifite ariko amategeko avuga ibindi sibyo nawe uri umugabo cyangwa uri umubyeyi ukabona umukobwa wawe atewe inda n'umusore umurusha imyaka 2 wagira amakenga wakumva rwose ko bakwiye kubana biriya bikundanira wagira amakenga nanone ariko mu mategeko si uko bikora iyo umutunze nk'umugore n'umugabo icyaha ubuzanye impamvu nkomeza cyaha Theo ngayo nguko nyine ubusesenguzi bwa Theo n'ubu ngubu nikabyumva mfa ko ndi gukotinga ibyavuzwe ngewe gukotinga ibyavuzwe nanjye ibyo ndi kuvuga ndashingira ko byavuzwe ariko abantu ndongera kubivugaho kakana uko abantu bataza amategeko batagira n'ubushake bwo kuyasoma ariko noneho n'ikintu cyo kuvuga ngo ese muhe n'abantu akazi abanyamategeko muri gukora amafaranga ngiye bari content njya gukora nkuba ariyo mfite ndi kwigaho mu iminsi ndi gushaka umuntu uza amategeko mfasha kwa kuntu uvuga ngo ugiye kumena umuti ukamena umuti neza ufite protection y'amategeko shaka umunyamategeko niba ugiye kumena umuti koko akubwire ngo ibintu wabitangaza mu buryo ari umuntu kamukubwire umuntu bita Karegeya bararikira umukundira Karegeya arakubwira ati inkuru yose nayitangaza n'ubuzima bwite nabutangaza hako sineruri sibyo kambwira ukuntu ushaka gutangaza inkuru kuri Sanderine y'ubuzima bwe bwite kandi nta cyaha yakoze hari umugore umunyamakuru muremure w'inzobe wimvuga we sibyo ibyo ndivuga ntago ari kuri wowe ariko ndikubwira ukuntu ashaka kuvuga umuntu uko ari we wese reka nkubwire aherutse kujya ahantu nuklase izina rye tuvuga izina rye utuye ahantu mu mujyi wa Kigali ku buryo umuvugano wakashobora no kumumenya ariko nuvuga amazina ye muri Kigali hari abakobwa cyangwa abagore bangana iki b'inzobe cyangwa ubuse uburebure ubundi bivuze umuntu muremure abandeshya ate hari umugore muremure abareshya ate ushaka gusanga upima metero 170 umuntu ari muremure undi akabona yuko upima 150 ari muremure w'igikara umuntu w'igikara basate ushaka kubona ngiye ndigikara undi akabona imibiri yombi yego ngiye muri Senegal nahita mbu Metis cyangwa muri Sudan ngiye muri Sudan nkawe muri Sudan reference yanjye ni wa mutipe w'inzobe niko bajya banyita urumva mu gihe n'umumetisi yagiye i Burayi bamwita umunwari mu black sibyo bitewe na community irimo
rero abantu banamenye ngo ni gute navuga ibintu kw'iyi mihanda ariko itegeko ntirizangonge sibyo. iriya video nakunze kandi benshi bavuga ngo ni Sabe cyangwa si Sabe, ngiye nshaka guturitsa umuti navuga ngo uyu muntu ntago mbabwiye umuntu wo byabayeho mukishishoreza ni umunyamakuru mukishishoreza speculation zanyu ntago yazibazwa. ariko nanone nari ukuntu utamuvuga ukamushyira kuri thumbnail cyangwa ukamwandika muri title the same. Nyine nakubwiye koresha gishira mu munyamategeko ariko wundi akubwira ati wabikora gutya ukabigenza gutya ukaba uri protected sibyo. Wazanye Raisa, hari abatari bazi yuko Raisa ari umugore wa Sabe, umuzana mu kiganiro sibyo, uzana ngwino n'umugabo we aho sinavuga kandi showbiz wenda bo nta kibazo bari ku mihanda. umugore wa Sabe ari ku mihanda hehe? Oya mvuze icyo cyo ngiye niba ndi ku mihanda ngiye abana banjye ngiye bari ku mihanda niri zine ejo nibyo navuze ati twizanamo umugore w'umuntu kuko nari ku mihanda ndavuze ngiye buretse gato n'ubu mvuze na Raisa mbivuga nkotinga ntuze ko yarivuze sibyo. Urazana abantu ku mihanda batayirimo mvuze ariko umugabo wa ngwina arimo ntabwo mbizi ngiye imihanda arimo deje yakoze ikiganiro ku Isimbi. ntabwo nari mbizi. Urumva rero igihe cyose wowe ubwawe wizanye ukitereka kuri nakubwije ukuri rero uzaba uri mukuri nyine ariko nkurege sibyo ukuri kwa imbere y'amategeko kubure ukwanjye ngewe wakoze. Oya ibyo uri kuvuga nibyo Theo ku mategeko 100% ngewe turi kwemeranya. Ariko no kuvuga ngo ifoto y'umuntu runaka niyi niba yikuye mu bigano n'umundi nawe yaraje imihanda icyo cyo nagwa wambwira ngo ndajya kubibazwa. Reka ngo urugero rw'umuntu umwe aruntu umwe nakubwiye amwe nakubwiye ejo mundi reka mukwibutse kukire wenda n'isindi umuvuge wenda bashaka kubikiganira akamenya ko tumuvuze. Hari umuntu uzi bavuga ko bamwibasiye bakoresha ifoto ye y'ubukwe mu biganiro by'ibandi babyibuka. Ndabyibuka abajije umuntu ngo aramubwiye ngo amafoto se ngo ntibakozeho inkuru. Ntibakozeho inkuru bamukozeho inkuru z'uko yakoze ubukwe sibyo. Umuzanye inkuru ze andi matiko mahani magambo iyo mihanda umuzanyeho niyo yajeho biratandukanye. We inkuru z'uko yakoze ubukwe byari ukuri ntibimusebye. Umuzanye mu matiko y'ibindi bintu bishobora kumwangiriza izina ya umuntu kwifoto ye ngo bayikoreshe mu nkuru. Jewe kuba bankozeho inkuru ndi umunyamabanga wa leta muri ministeri runaka bivuga ko iyo foto uzayikoresha aho nanimo mvuga ku bijyanye n'iyo ministeri n'ibyiko igomba gukora. Bivuga ko iyo foto uvuga ko naje ku mihanda ukanzanamo ibya famille yanjye. Oya umuntu yaje ku mihanda mu biki uwo mujyanye mu biki biratandukanye sibyo. So wenda abandi nabo barafite uko babyumva. Buri wese afite uko abyumva n'amategeko ariko afite uko abyumva. Amategeko yo byanze bikunze ni nayo ya mbere atugonga ubundi. Theo ndagushimiye ku bitekerezo byawe byiza. Reka mvuge ngo nuko nyine ubyumva n'undi afite uko abyumva n'uyu dukurikiye hari uko abyumva baraza kuduha ibitekerezo byabo turebe. Wakoze cyane. Niba abana tubaze banaducalenjinge tuzagaruke kuri kamera tukore ibiganiro kuri comment bakoze. Babivuge tuzagendere kuri comment. Rimwe tujye tunabikora dusubiza abantu bamwe na bamwe kubera ko abantu amarangamutima y'abantu buri muntu agizwe n'amarangamutima. Buriya ibyiyumviro by'ibyo tuvuga byinshi bigizwe n'amarangamutima. Uzi ko ibintu ndi kukubwira ndi kukubwira uko mbyumva ndebesha amaso y'amategeko. Ariko nanjye hari uko nanjye ya video nkibona hari ibyo natekereje hari ibyo naketse ariko turi mu mategeko nabyumvisemo ariko siko byose naza ngo bisuke hasi. Ariko ndi kuvuga ngo naguhaye urugero twatangiriye ko ari ngiye muntu wa mbere muri muntu wabivuze wa mbere wavuze ko Sabe yavunitse ko ntabuze aho yavunikiye kugeza n'uyu munsi ngewe ntari kuvuga ngo ni kubibahisha sibyo. Gise ngewe abasambana ngewe nari kumwe nabo ngewe. Theo urakoze cyane. Gasaro TV.